mu mahitamo yawe cyangwa se mu mahitamo y'umuryango mukorana n'ibigo mukorana, kuki mwahisemo iyi minisiteri duhagazemo nonaha? Murakoze cyane. Ntabwo wajya gushaka undi mufatanyabikorwa utarebye ubirimo neza. Niyo mpamvu twahisemo Seremiyeri, kuko ijyana n'amadini cyangwa n'amatorero. Ubwo rero ibirimo neza bitewe n'ukuntu twabibonye ubushize mu nama twagize ubushize. Ubu ni ubwa kabiri noneho twagiye mu mahugurwa yo guhugura noneho abanyamadini n'amatorero kugira ngo bazajye muri ya matorero yabo n'amadini babigeze kuri rwa rubyiruko habo hasi. Ubwo rero niyo mpamvu twabahisemo, kuko bafite ubunararibonye bwo kubana n'ayo madini n'amatorero kugira ngo intego zabo zigerweho. Ngira ngo ikibazo kibanziriza icya nyuma, abanyamadini ni benshi, bafite imiryango myinshi bahuriramo, aho bari bashobora kwibaza ngo kuki ari wo watoranijwe, ufite ibikorwa bimeze gute, mwashimye ibikorwa byabo, mushobora kugira ibyo mushingiraho mukavuga ati izi ni fagite dushingiraho kuba ariyo twahisemo, kuko hari indi miryango yindi ishamikiye ku madini n'imyemerere. Murakoze cyane. Dufite abafatanyabikorwa benshi bagiye batandukanye, buri bose bafite ibyo bashoboye. Ubwo rero duhitamo dukurikije experience bafite. Ubwo rero Seremiyeri ifite ubunararibonye bwinshi, baraza bakatuganiriza bakatubwira ibyo bakora, tukavuga ngo tugiye gukorana n'aba ngaba. Ubwo rero nibo twahisemo bitewe n'ubunararibonye. Bafite imyaka myinshi, yabambwe ko ari guhera muri 1993. Iyo myaka ni myinshi cyane, kuba babana n'amadini, babana n'urubyiruko, babahugura mu bintu bigiye bitandukanye, ariko ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Abantu rero bafite ubunararibonye muri ibyo ngibyo by'ubuzima bw'imyororokere, kandi natwe ariyo gahunda yacu, ntabwo twari kubirengagiza. Ubwo rero niyo mpamvu twabahisemo kurusha abandi bose. Tugarutse ku buzima bw'imyororokere, ngira ngo abana b'abakobwa nibo bakunda kugarukaho cyane, nibo bakunda kugirwaho ingaruka nyinshi zijyanye n'ibiva mu byo bakora batarasobanukirwa. Ngira ngo muri izi nyigisho zatanzwe harimo kubwira ababyeyi n'abazahagararira abandi, bakababwira bati mwite ku bana b'abakobwa, mubasobanurire, mubigishe. Ariko tukibaza ngo mu muco nyarwanda hari ibyo abantu bakikira ntibavuge, noneho tukibaza ko benshi babikura kuri social media. Ngira ngo dukurikira kuri social media, tukibaza ngo ese abo babyeyi murabona hari icyizere ko bazemera gutobora noneho bakaganiza abana b'abakobwa? Murakoze cyane. Njye aho ngaho ntabwo nemeranya nawe. Twebwe ntabwo tureba ngo aba bana b'abakobwa, kuko umwana wese ni umwana. Muri gender balance buri mwana wese agomba kuganirizwa, kuko n'ababana niyo babaye gusamanywa bakagira izo zitateganyijwe, biba byavuye kuri wa muhungu. Abo bana bose bagomba kuganirizwa. Niyo mpamvu rero iyo twigisha ibyo bitsina byombi, tukabyigisha uburyo bagomba kwitwara bitewe n'ibyiciro bagiye bagerwaho. Ntabwo twirengagiza rero ko aba bana bose bagerwaho n'umwana wateye inda. Buriya babyita mu myumvire psychologically naho bagize ikibazo. Ubwo rero n'abagomba gufashwa. Niyo mpamvu rero ababyeyi, niyo mpamvu tubahugura ko bagomba kurenga wa muco wacu nyarwanda wo kutavuga, ahubwo bakavuga, bakamenya uburyo bavuga ubwo buzima bw'imyororokere, bakamenya ubwo babiganiriza abo bana babo kugira ngo habeho impinduka. Kuko biragaragara ko rwose iki kibazo gikomeye, kuko iyo umwana utamuganirije nk'uko wabivuze, afata amakuru agiye atandukanye nyine kuri social media, bigatuma rero izi ngaruka zigenda ziyongera uko bwije n'uko bukeye. Mbere yuko tubashimira, ngira ngo byaragaragaye ko hari abana bamaze kuba barasamye izo nda, bari mu miryango baratereranwa. Rimwe na rimwe tugatekereza ko n'abapasiteri mu rusengero usanga bivugwa ko babatenga bakabashyira hanze y'itorero. Tukibaza ngo ubutumwa bwanyu bwa nyuma nka UNESCO muhaba ababyeyi ndetse n'abapasiteri muri rusange. Niyo mpamvu turi hano, kwigisha no guhozaho. Niyo mpamvu ibyaganiriwe hano naho ngaho byaganishaga ko tutagomba gutererana abo bana, ahubwo tugomba kubigisha mu inzira nziza, tukabereka niba barakoze icyo cyaha ntago ari iherezo ry'isi, kuko
nyuma y'icyo gihe iyo habaye ibyo bibazo ubuzima burakomeza, ahubwo tukabaha umurongo utandukanye n'uwo nguwo bari barimo, kugira ngo nabo bamenye ko icyaha nyine baragikoze, wereka ko abakoze icyaha ariko ukabereka ko n'inzira nziza yabo. Naje mpagarariye ingimbi muri aya mahugurwa. Wowe wiga mu wa kangahe, ufite imyaka ingahe? Niga mu wa 3 segonderi, mfite imyaka 15. Tuganira nta kibazo, wirekure ntago bikomeye. Wowe se koko wumva uri ingimbi? Yego. Ushingiye kuki? Nshingiye ku buryo imiterere y'imibiri yanjye ndetse n'impinduka nanjye ubwanjye mbona. Hari abadukurikiye batazi niba ari ingimbi kandi munganya imyaka. Waje kubivumbura ko wamaze kugera ku myaka yo kwitwa ingimbi, hari ibimenyetso runaka uvuze n'ibyo twumvishe. Wowe urabyemera ko ibyo bimenyetso ushobora kubiganiza abandi bana? Yego. Waduha urugero wenda kimwe cyangwa bibiri? Urugero nko ku bahungu ushobora gusanga nyine kenshi na kenshi ijwi ryacu rirahinduka nyine rikaba rinini cyane. Ndakumva watangiye kuvuga nk'abagabo. Shyira mu baze twumve. N'amatuza nyine n'amatangira kwabo. Ibi ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko wamaze kuba ingimbi. Iyo bakubwiye se cyangwa wibyiyumvamo urumva wagera igihe watera inda bikunze? Birashoboka. Ushobora kuyitera? Ni iki gishobora gutuma utishora mu mibonano mpuzabitsina? Ikintu gishobora kumfasha kutishora mu mibonano mpuzabitsina ni inama ngirwa n'ababyeyi ndetse na zimwe mu zo nakuye muri aya mahugurwa. Hari ababyeyi batemera kubibwira abana babo, wenda wowe urumva nta kibazo ukurikije uko ababyeyi babikuganiriza, urumva ababyeyi babahawe ubutumwa niba bashobora kubiganiza abandi bana wenda? Ababyeyi nyine bagomba gushyira imbaraga mu kwigisha abana babo imico bakwiye kugira nyine babashe kwirinda inda zitateganyijwe ndetse n'izindi ndwara nyine zandurira mu mibonano mpuzabitsina. No ku ishuri bagira igihe cyo kubibaganiriza? Yego. Mu masomo mwiga? Yego. Hanyuma mbere yo kwenda tugusezerera ngo utahe happy, witwa happy, abana bari mu kigero cyawe batabonye amahirwe yo kwiga, batabonye ababyeyi babaganiriza, bakaba barimo barareba iyi video, ushobora kuba ubuye butumwa ubabwira uti mwirinde ubu buryo kubera ko byangiza, ibingibi birangiza, barabitwigisha, noneho baguhaye platform cyangwa baguhaye uruvugira aho ushobora kuvugira, nuwe butumwa baha abana mu ngano? Ubutumwa nabaha ni inama batugiriye hano ko tugomba nyine kutabazanyama nyine zigenda zibunzabunza kuko baba hari abayiteguye kuzirya, ahubwo tugomba nyine kugira indangagaciro zituranga, tukabasha kuvuga oya ku biturangaza byose, kandi tukagomba kugira indangagaciro za gikristo, twubaha ababyeyi bacu, tunumva inama batugira. Urakoze cyane, reka tugushimire mu bigaragara umuhanga, nibyo? Yego. Urakoze cyane, ngaho utaha. Aha, watangira wibwira abadukurikira, witwa nde? Amazina yanjye ni Kizere Umutoni Jarisa, nkaba naje mpagariye abangavu banjye. Abangavu bawe? Abo mu ngano? Yabatungana. Ufite imyaka ingahe? 15. 15. Ni iki cyakubwiye kuri umwangavu? Nk'ibimenyetso bigaragara ku mwangavu. Wareba bano badukurikiye? Yego. Ibimenyetso bigaragara ko umwangavu nyine imihindukire y'umubiri ine. Watangiye guhinduka nawe? Ndabizi ko wenda bahinduka ariko benshi ntibamenye ibyo ari byo. Tukaba tuti hari nk'ikimenyetso wenda cyangwa bibiri ushobora kubwira abangavu? Murakoze. Nabwira for example abakobwa nko kujya mu mihango, ijwi rikaba soft. Ko numva ijwi ryawe hanyuma bose bashobora kumenya ko bagiye mu mihango? Biterwa n'imirire cyangwa dumva ari imirire cyangwa ababyeyi barabikuganirije? Yes. Barabikubwiye? Hari ababyeyi batemera kubivuga, wababwira iki? Akenshi na kenshi ababyeyi kubera ko akazi n'ababyeyi ndabakangurira kuganiriza abana babo ko ni ngombwa ku buzima bwabo, ko bashobora kwikura hanze atari ngombwa, kandi icyiza no kuba babikura ku babyeyi babo. Ku myaka yawe abana batunze telefoni, wenda mugenzi wawe w'umwangavu udatunze telefone akumva nawe kumva kubona iyo telefone, izi telefone abangavu bazitunze bazikura he wowe ubonye? Warayitunze?
Okay, mwazikuye he n'abandi bazikura he? bihangiye kweko we umwana n'umubyeyi biba bigoye communicating hagati yabo. Ashobora nko kwimuha agiye nko hanze ba communicating. Okay. Abana b'abakobwa bivugwa ko benshi bakunda kubashuka. Iyo ubona ko babashuka bashukisha iki kugira ngo babashe kugera ku cyo bo bifuza abo bagabo? Sugar daddy. Sugar daddy. Bigenda bite? Amafaranga, izo phone babifuza, n'imyenda iri expensive. Ihenze. Bigaragara ko nawe bambaye imyenda ihenze. Nabyeyi bawe bayikuguriye. Wowe ntabwo ushobora kuyigurira. Igihe ntikiragera. Okay. Hanyuma hari abaterwa inda, hari abo mujya mubona, hari abo mujya mwumva ubuhamya bwabo baratewe inda ari bato. Hanyuma uyu munsi tukavuga tuti abo bitarabaho bashobora kwirinda. Ese bakwirinda gute? Kwifata no kumva inama ababyeyi babagira, bakirengagiza ibyo binyoma n'ibishuko. Abadukurikiye hari umuvugo bumvishe mbere ko wenda nkureka. Uyu muvugo mu Kinyarwanda ushatse kuvuga iki ko wavuze mu Cyongereza? Navuze fighting teenage pregnancy, early pregnancy, kwirinda inda zidateganyijwe. Niyo message bashaka gutanga. Ababyeyi badukurikiye muri rusange hari ubwo wenda usanga hari abana babo bamaze gusama cyangwa se batwaye izo nda, umva ko babafata gute? Niba wumva bafata neza cyangwa bafata nabi, ushobora kubaha inama? Niba umukobwa yarasamye inda, ushobora kuba by accident cyangwa ari imyitorire yiwe, ariko umubyeyi we agomba kumufasha namutware nabi, kuko njye aba ari amakosa y'umubyeyi ko atamuha izo nama. Bishobora guterwa n'amakosa y'umubyeyi. Okay, abana b'abakobwa noneho mbere ko dusoza, bo ubagirize inama mungana bamaze kugera mu myaka nk'iyawe, bashaka iyo myenda myiza, bashaka iyo telefone kugira ngo nawe se nawe ku ishuri uko yakubonye, ushobora kumuha inama? Nibihangane ko nabo nibakura bazabona izo expensive clothes n'ibyo bindi. Nirinde n'abahungu cyane za makeup kugira ngo ba looking fancy. Hari ukuntu mujya mubikora kugira ngo abahungu barebe. Bwira abadukurikiye muri uyu mwanya amazina yawe. Njye nitwa Sheikhat Mazimaka Jaria, nkaba naje mpagarariye umuryango witwa Rwanda Muslim Community. Hanyuma ngira ngo bagutumira bakubwiye ko ugiye he, ugiye mu biki, ari ibiki baguhamagariye? Bantumira bambwiye yuko nje mu nama izibanda ku buzima bw'imyororokere nyine mu rubyiruko. Hanyuma ugeze hano mu nyigisho batanze, wumvisha ari iki kireba umwana uri buze kugenda ukavuga uti ndongera ku byo nari mfite, cyangwa se mu bo duturanye hari ibyo ndi bwongeremo nkurikije iyo nama twarimo n'ibyo twigiyemo? Mu by'ukuri mu nama nakuye ahangaha cyangwa se ku byo ndi ugende nongere ku nyigisho natangaga, mu by'ukuri umwana nk'urugero umwana wanjye agize imyaka 9, hari ibyo ntamubwiraga, ariko mu by'ukuri byatumye ninyuka kuzamuganiriza imihango, umukobwa ugiye mu mihango cyangwa se yazanye amabere yakirinda abahungu, mbese ibi byose nkabimwigisha kandi akabimenya. Ibyo natinyaga bimubwira. Ko bivugwa ko usanga rimwe na rimwe amadini atandukanye atemera gutobora ngo avuge bigendeye kuri discipline yabo cyangwa se umuco nyarwanda, mwebwe banyu idini irabyemera kubivuga? Twebwe idini ya Islam by'ukuri kubivuga nta cyaha kirimo, kuko bivuze mu izina niko byitwa, ariko ugashyiramo ikinyabupfura bijyanye n'idini, kubivuga rero nta kibazo, kugira ngo mbese nabo bibwira babashe kumva ibyo ari byo. Abakobwa benshi batewe aya mada atateganijwe, batewe inda zidateganijwe, usanga bagaruka babishinja ababyeyi ko hari ibyo batababwiye, hari nuko batabateguye cyangwa se n'ubuzima babayemo. Ababyeyi bamaze kuba babona ko bashinjwa aya makosa, ni ubuhe butumwa wabaha? Mu by'ukuri ngewe ubutumwa naha ababyeyi, ariko hari igihe n'ababyeyi rimwe na rimwe tubashyiraho amakosa. Hari n'abana batumva, mu by'ukuri nabo barahari, n'abana babwirwa bakumva, ariko hari n'ababyeyi nabo
bataganiza abana babo. Mu by'ukuri inama nabagira ni uko baba inshuti mbese y'abana babo, kugira ngo mbese babashe kuba babaganiriza. Mu gihe utari inshuti y'umwana ntabwo uzatinyuka kuba wamuganiriza. Ugarutse ku kantu k'ubushuti leta kanyinjiza mu kibazo gikomeye. Ese koko birashoboka ko umubyeyi ashobora kuba ufite umwana atari inshuti? Yego birashoboka, kuko hari igihe abana baba bafite ababyeyi bafite amahane, bagira amahane cyane, ikintu cyose akavuga akanga umwana, paka umwana akamutinya. Rero ibyo ngibyo ntabwo aba ari byo. Turimo turakoresha imbuga nkoranyambaga, ubona hari icyo bitwaye kuba kubona abakobwa cyangwa n'abahungu muri rusange? Mu by'ukuri imbuga nkoranyambaga hari ibyo dukoraho byiza, hari n'ibyo abana bakoraho bitari byiza. Mu by'ukuri rero abana hari ibyo bakura kuri social media bitari byiza. Rero inama natanga ni uko abana bazajya bareba ibibafitiye akamaro, ibitabafitiye akamaro bakabireka. Ikibazo cya nyuma, ufite abana b'abakobwa n'abahungu, ninde uzaganiza abahungu, ninde uzaganiza abakobwa, cyangwa bose uzabaganiza bimwe we n'umugabo? Bose nta kibazo uzabaganiza bimwe. Papa bazatinyuka kubibwira umukobwa byandi byose by'imihango no kuba amaze kugera igihe? Ntacyo bitwaye, mbaye ntahari yabaganiriza, kandi nawe abaye adahari n'abahungu nabaganiriza, kandi byose bikaba byiza. Urakoze cyane. Sinzi niba ndakoresha umushumba, ndakoresha pasiteri, muraza kumbwira iryaba ryiza, bishop, musenyeri, muraza kumbwira iryo ndi buze guhitamo umushumba. Murakoze cyane. Nitwa Bishop Dr. Antoine Nzayisenga, nkaba ndi umwe mu bashumba bagize Serre Lumière, kandi nkaba nshinzwe gukurikirana imishinga muri Serre Lumière no kwita ku iterambere ry'ubuzima bw'abapasitori. Serre Lumière ni iki? Serre Lumière ni impuzamatorero iri mu Rwanda, ihuza amatorero na za ministeriya zigera mu 125. 125 ntizaba ari nkurikije izibarirwa mu Rwanda? Iyo niyo miryango ibarurirwa muri Serre Lumière yanditswemo yakiriwe nk'abanyamuryango. Ubwo harimo imiryango ishingiye ku myemerere na za ministeriya. Hano twari turi nahabonye abayisilamu, nkabona n'abaporoso, nta mudivantiste nabonye cyangwa umunyakatolika. Nibyo, Serre Lumière nubwo nakubwiye ngo ni impuzamiryango cyangwa se ni impuzamatorero, abayisilamu n'abakatolike ndetse n'abadivantiste bafite ihuriro bahuriramo. Twari twabatumiye ariko bagira izindi mpamvu zatumye bataza, ubwo bazaza mu bikorwa byacu by'ubutaha. Biracyari confused, biracyatuma abantu batarasobanukirwa n'abari hariya bagomba kuza muri uyu muryango. Bisaba iki? Mwashingiye kuki kugira ngo haba harabonetse 120 ngira ngo ningahe? Hanyuma bari hanze bataraza, niki bagomba gukora bakazamo? Bisaba iki kugira ngo bo baze? Ubundi uyu muryango ni umuryango wa Gikristo, kandi ugendera ku ndangagaciro za Gikristo ndetse no ku mahame ya Bibiliya. Rero umuryango wose uri evangelike hano mu Rwanda wemerewe gusaba. Iyo basabye bakaba bujuje ibisabwa, baraza tukiga ubusabe bwabo, twabona bujuje ibisabwa tukabakira, inteko rusange igaterana ikabakira. Inteko rusange aho yicaye iteranye, mwatubwira bimwe mu bikorwa byanyu mukora abantu bakwiye kumenya? Serre Lumière ikora ibikorwa bitandukanye. Dufite ibikorwa by'iterambere, dufite ibikorwa by'ivugabutumwa, dufite ibikorwa biri sociale, dukora ibikorwa byinshi cyane. Ubwo rero inteko rusange y'ikikora yemeza ibikorwa bigiye gukorwa bitewe n'igihe kigezweho. Ingize ngo kuri plani zanyu hari ibyo mwari mwanditse, tugarurira impunzi, tujya mu bitaro, wenda atari bya bikorwa bihora bihindagurika buri munsi? Nibyo, ibyo byo kugaburira impunzi, gusura abarwayi mu bitaro biri mu bikorwa rusange, nabivugiye hamwe mu bikorwa rusange. Uyu munsi rero turi hano twabonye UNESCO nk'umuterankunga. Niba ari umuterankunga mukuru, niba hari abandi babatera inkunga, niba na leta izi ministeri, ngira ngo wenda wasobanura dukurikiye. Murakoze cyane. Mbere na mbere nanone reka nongere nshimire UNESCO nk'umuterankunga mukuru w'iki gikorwa, nongera gushimira televiziyo na radio Izuba, nshimira televiziyo Ihumure ndetse na New Gospel Times n'ibindi binyamakuru biri ahangaha. Ndabashimira kuba mwaje kudushyigikira muri iki gikorwa. Ngarutse kuri UNESCO rero, UNESCO n'umuterankunga wacu muri iki gikorwa cyo kwigisha ubuzima bushingiye ku myororokere, ariko twibanda cyane
ku gukumira inda zidateganyijwe mu ngimbi n'abangavu ndetse tunabarinda kugira twubake u Rwanda rw'ejo hazaza kandi tugire u Rwanda ruzima, tugire umuryango utuje kandi utekanye. Nanjye ndishimiye ko tumwe mu baterankunga nk'uko bivuze. Hanyuma ngira ngo mu Rwanda hari inkubiri yo kuba leta imiyoborere myiza ivuga ita amadini n'amatorero cyangwa se insengero n'amadini bitujuje ibyangombwa. Hanyuma nkibaza ko nyinshi zafunzwe kugira ngo bagire ibyo batunganya, nkamwe Sermier mwabafashije iki kandi ari abanyamuryango banyu? Yego nibyo, reka aho ngaho wenda se nuko rugororangingo ntago ari ugufunga, ahubwo ni ugusaba kugira ngo ya miryango yuzuze ibisabwa, abantu basengera Imana ahantu hazima, basengera ahantu hatunganye, kuko Imana yacu ni nziza, rero tugomba no kwisengera ahantu hazima. Leta rero ni umubyeyi w'abantu bose, ni imiryango ishingiye ku myemerere. Niyo mpamvu badukerewe baravuga bati okay, nimugende mwuzuza ibi ngibi, nimara kubyuzuza tuze turebe nidusanga bimeze neza tubakingurire. Kandi wenda icyo nagarukaho, niba ngewe nka bishop ushobora kuba nishimiye kuba ahantu hazima, kuki se nasengera ahantu hatari hazima? N'Imana tuyubakire. Of course ntago wakubakira Imana, ntago wakubakira Imana. Twe tugomba kubaka aho tugomba kuramiriza Imana, kuko Imana ntago wabona inzu yubakira. Mwanyubakiranye inzuki. Hanyuma nkavuga nti hari icyo muri kubafasha nyine, ndashaka kumenya niba hari ikintu mufasha ayo matorero. Yego nibyo, imiryango ishingiye ku myemerere iri mu mpuzamatorero yacu turabafasha. Icyambere ni ukubakira ubushobozi, icyo bita capacity building, tugahugura abapastori ariko tukanabagendera tukareba icyo bakennye. Buri muryango wose tuba tugenda tuganira tukareba ibyo bakennye, tukabaha support bitewe n'ibyo bakennye. Ese mugira ofisi n'ibiro runaka umuntu yabasangamo? Yego, ofisi turayifite, dukorera Kacyiru iruhande rwa Minagiri, ugeze ku cyapa cya Minagiri neza hafi aho ngaho ni ofisi yacu iri. Mu butumwa twe dufite hano ubwo twe duteranye bwa rubugaruka cyane cyane ku rubyiruko, ngira ngo buri mu nshingano zanyu. Hanyuma ni iki mushingiraho mugira abana muganiriza, mureba imiryango ikennye, mureba ikize, mushingira kuki kugira ngo mugire abana runaka muhita mukora? Abana twabonye hano twaganiye nabo, ni iki mushingiraho kugira ngo mutoranye abana bakwiye kuganiriza abandi bana? Urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza. Nk'abashumba ntago dushobora kuvuga ngo turi abana bakennye cyangwa bakize. Abana bose tugomba kubitaho, kuko umwana wese ni ukuvuga ngo umushumba ari umubyeyi w'abantu bose. Of course rero ni ukuvuga ngo hari abo bana uko tubitaho bose, tugenda tugira niba twavuze ngo twatumiye abayisilamu, mwabonye ko waje mu bayisilamu, hari n'uwaje ahagarariye abakristo. Abo bose rero byerekana yuko abana bose tubitaho rwose, ntago tuvuga ngo turari bukeze cyangwa ukennye cyangwa turi mu bakristo cyangwa turi mu bayisilamu. Oya, dukeneye kugira ngo ubutumwa bwo kugira ngo twigishe ubuzima bushingiye ku myororokere, kugira ngo neziriya ngimbi n'abangavu babisobanukirwe abana bose mu gihugu hose, kuko iyi mpuzamatorero yacu ikorera mu ntara enye z'igihugu n'umujyi wa Kigali ndetse mu turere 30 tw'igihugu cyacu. Ubwo ni ukuvuga ngo ubwo butumwa bugomba kugenda bukagera ku babyeyi bose ndetse na kure hashoboka muri babana bose, twifuza ko bwabageraho. Ikibazo mbere yuko muhindukira ngo murebe inyuma, ngira icyo mbabaza kuri iyo prop, nagira ngo mbaze ikibazo abantu benshi bakunda kugarukaho. Abanyamadini, abashumba tubona muri hanze baratubwira ngo kwifata niba bikunaniye koresha agakingirizo. Ngira ngo mwazabyongeramo mu nyigisho zanyu? Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Twebwe buriya ndagira ngo ngisubize muri ubu buryo. Agakingirizo tugafata nk'umuti nk'indi. Twe ntago turi abaganga babyigiye. Rero iyo bigeze ku ngingo y'agakingirizo tubohereza ku baganga, kuko ntago dushaka kujya kwigisha ibijyanye n'agakingirizo tutari abaganga. Akaba ari uburwayi bafite. Oya, ntago ari uburwayi. Ntago agakingirizo wagenda gukabone hanze ahangaha, kaboneka muri farumasi. Biva muri farumasi kandi hakuramo abaganga banabyigiye. Nibo rero bazi ibijyanye n'imikoreshereze y'ako gakingirizo. Nuvuga ngo rukeneye kugakoresha tumwohereza kuri muganga akamusobanurira. Byumvikana muri farumasi hajyamo abarwayi n'abarwaza. Hanyuma inyuma yanyu turabona vision na mission. Abatumviza indimi z'amahanga ikizungu, ni ibiki bishatse kuvuga iki? Nibyo, hariya aravuga ngo seeing salt and light on our members in Rwanda united and equipped to share the love of God. Bishatse kuvuga ngo umunyu n'urumuri
bijye mu banyamuryango bacu bose, tubashe gusakaza urukundo rw'Imana mu bantu bose. Ngo rero abanyamuryango bacu tubigisha ibijyanye n'urukundo ariko rushingiye kuri wa munyu n'umucyo. Umunyu rero hano tuvuga ntabwo ari uyu nguyu utekwa, ndetse n'umucyo tuvuga ntabwo ari uyu nguyu tubona, ahubwo tushaka kuvuga ngo umunyamuryango wacu aho ari abe icyitegererezo, abe bandebereho mu bikorwa byiza birangwa n'urukundo no kugira neza. Muri misiyo rero yacu hariya ni ugufata abanyamuryango bacu bose bakaba bibumbiye hamwe kandi bashyize hamwe mu bikorwa byose by'iterambere n'iby'umwuka. Musubire mu mwanya wanyu, ngiye gusoza mushumba. Murakoze cyane. Ubundi iyi minisiteri cyangwa uyu muryango watangijwe nande, ryari, hanyuma n'iri zina rivanye? Uyu muryango cyangwa se impuzamiryango ishingiye ku myemerere yatangiye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ho gatoya muri 1995. Itangizwa na nyakubahwa perezida wacu ariwe Reverend Dr Bashaka Faustin. Ayitangiza amaze kureba jenoside yari imaze gukorerwa abatutsi mu gihugu cyacu, areba ukuntu imiryango yari imaze gutatana, abantu benshi bamaze kubura abantu babo, ubona nyine igihugu kimeze nabi. Naravuga ngo ese ni iki cyakorwa kugira ngo abantu bongere baremerwe icyizere, bagarurirwe ubuzima. Nibwo rero yatekereje muri viziyo ye, atekereza kuri Sererimieri, umunyu n'urumuri n'umucyo, kandi noneho atekereza mu buryo bwagutse ku buryo bitazabigarukira hano mu Rwanda, ahubwo urwo rumuri n'uwo mucyo bizagenda bikagera no hirya hose. Ryacuraburindi ryari ryagwiriye igihugu cyacu riveho, ahubwo noneho abantu nibabona u Rwanda babone ko u Rwanda ari igihugu kirimo umucyo, kirimo umunyu, abazamo baryoherwa. Kandi uyu munsi wa none tunashimira na nyakubahwa perezida wa Repubulika wacu His Excellency Paul Kagame ko byibuze iyo viziyo natwe twayigiyemo, igihugu cyacu ubona ko umuntu kijemo araryoherwa, u Rwanda ruragerwa ku manywa nijoro, umutekano ni wose, iterambere ryose. Ibyo rero turabishima cyane ko wa mucyo na rwa rumuri mu Rwanda bihari ubu ngubu. Mushumba, tugana ku musozo, tugiye kwinjira mu bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uruhare rw'amatorero, dushingiye no kuri uyu muryango wanyu, uruhare rw'amatorero n'amadini n'imiryango yose muri rusange, iyo bavuze bati tugomba kwibuka twiyubaka, mwewe ni gute mubwira abayoboke banyu nk'uko kwiyubaka no kwibuka? Icyambere navuga, ntabwo nabwira abayoboke bacu, nabwira abanyarwanda muri rusange, tugomba kwiyubaka, tugomba kwibuka twiyubaka, twubaka n'igihugu cyacu. Icya kabiri ni ugukomeza abarokotse jenoside, tubafata mu mugongo. Mw'ibi bihe ntabwo biba byoroshye, tugomba no kubazanira ubutumwa bw'ihumure, ndetse tukanahumuriza igihugu muri rusange nk'abashumba, tugahumuriza abanyarwanda kugira ngo tubashe gukomeza gusigasira bwa bumwe bw'abanyarwanda, ndetse dushyigikira na leta yacu y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ndabashimiye.